Ikaze kuri Meruka Fish, aho dukomeje gusobanukirwa amasomo adufasha gutera imbere mu buzima bwacu. Abantu benshi batekereza ko ubukire butangira igihe umuntu yaguze imodoka ihenze, yubatse inzu nziza cyangwa atangiye kwinjiza amafaranga menshi. Ariko ukuri ni uko ibyo ari ibisubizo, ntabwo aribyo bitangiza ubukire. Ubukire nyabwo butangira mu mitekerereze, mu myitwarire no mu byemezo umuntu afata buri munsi. Hari abantu bafite amafaranga menshi ariko batari mu nzira yo gukomeza kubaka ubukire. Hari n'abandi bafite amafaranga make ariko buri munsi bakarushaho kwegera inzozi zabo. Muri iyi videwo tugiye kureba ibintu bine byerekana ko uri mu nzira yo kubaka ubukire burambye. Ikintu cya mbere cyerekana ko uri mu nzira yo kubaka ubukire ni uko utekereza kubaka umutungo aho gutekereza uko wakoresha amafaranga gusa. Kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko uri mu nzira yo kuba umukire ni uko wahinduye uburyo ubona amafaranga. Abantu benshi babonye amafaranga bahita batekereza ibintu bagiye kugura, batekereza ibintu bishya cyangwa ibindi bintu bibashimisha ako kanya. Ariko umuntu uri kubaka ubukire iyo abonye amafaranga, ikibazo cya mbere yibaza ni iki? Aribaza ati ese aya mafaranga nayakoresha gute kugira ngo azakomeze kunyinjiriza andi? Ni ukuvuga ko amafaranga atari ayo gukoreshwa gusa, ahubwo yaba igikoresho kigufasha kubaka ejo hazaza. Iyo umuntu atangiye gutekereza ko yakubaka umutungo aho gutekereza ko yakoresha amafaranga gusa, aba atangiye urugendo rwo kuba umukire. Ikindi kintu cya kabiri cyerekana ko uri mu nzira yo kubaka ubukire ni uko uhora wiga ubumenyi bushya buri gihe. Iyo usobanukiwe ko ubumenyi bushobora kugufasha kwinjiza amafaranga menshi kandi buguha amahirwe mashya, uba uri mu rugendo rwo kubaka ubukire. Niyo mpamvu umuntu uri kubaka ubukire ahora ashaka kwiga. Ushobora gusoma ibitabo, kureba amasomo agufasha ndetse no kumva ibindi bintu bigufasha gutera imbere. Iyo uhisemo gushyira igihe cyawe mu kwiyungura ubumenyi aho kugishyira mu bintu bidafite icyo bikongerera mu buzima bwawe, uba uri kwiyubakira ejo hazaza heza. Ubumenyi nibwo butuma ubona amahirwe abandi batabona, nibwo bugufasha gukemura ibibazo abandi bafite, kandi iyo ushoboye gukemura ibibazo neza, amahirwe yo kwinjiza amafaranga yawe ariyongera. Nubwo waba ufite amafaranga make uyu munsi, niba hari ikintu wiga buri gihe, uba uri kurushaho kubaka urufatiro rukomeye rw'ubukire. Ikintu cya gatatu cyerekana ko uri mu nzira yo kuba umukire ni uko ufite igenamigambi kandi uzi aho amafaranga yawe ajya. Abantu benshi hari igihe batabasha gusobanukirwa amafaranga yabo yagiye, ariko umuntu uri mu nzira yo kuba umukire ahora azi neza amafaranga yinjije ndetse n'icyo yakoresheje. Kandi ibintu bisaba ko uri umukire, ntabwo bisaba kugira disipurine. Iyo utangiye gukora ingengo y'imari, ukagena amafaranga uzigama, ukirinda kugura ibintu kubera amarangamutima gusa, uba utangiye kugenzura amafaranga yawe neza. Iyo umuntu azi neza amafaranga yajya, aba afite ubushobozi bwo gufata ibyemezo byiza. Kandi igenamigambi ifasha umuntu gukoresha amafaranga neza. Abantu benshi bibwira ko bazatangira kwizigama nibamara kubona amafaranga menshi, ariko ukuri ni uko umuntu udashoboye gucunga amafaranga make neza, n'amafaranga menshi ashobora kuyatakaza. Niyo mpamvu kugendera amafaranga yawe neza ari ikimenyetso cy'uko uri mu rugendo rugana ku bukire. Ikintu cya kane ni uko uzi kwihangana kandi ugasobanukirwa ko ubukire butuba ku munsi umwe. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane kuko uyu munsi abantu benshi baba bashaka ibisubizo byihuse, bashaka kugera ku bukire vuba, ariko ubukire burambye ntibwubakwa gutyo. Bwubakwa n'ibyemezo byiza umuntu afata buri munsi. Iyo wemera gutangira buhoro, ukizigama amafaranga, ukiga buri munsi, ugakomeza gukora niba utahita ubona ibisubizo ako kanya, uba uri gukora ibyo abakire benshi bakoze. Abantu benshi bacika intege mbere gato yo kugera ku ntsinzi.
ariko abantu batsinda ni abantu bakomeza urugendo niyo batahita babona ibisubizo ako kanya. Kwihangana ntabwo ari intege nke, ahubwo ni imbaraga zituma umuntu yubaka ikintu gikomeye kizakomeza kumufasha igihe kiri imbere. Niba ushobora gukomeza gukora nubwo utahita ubona umusaruro ako kanya, iki ni cyo kimenyetso gikomeye ko ejo hazaza hawe hashobora kuba heza cyane kurusha uko ubitekereza. Niba wakurikiranye videwo kugeza hano, ushobora kuba wamaze kubona ko ubukire budatangirana n'amafaranga menshi, ahubwo butangirana n'ibitekerezo byiza, imyitwarire myiza ndetse n'ibyemezo byiza ufata buri munsi. Niba ukora ibi byose, ntucike intege kuko ushobora kuba uri kubaka urufatiro rukomeye rw'ubukire. Intambwe ntutera uyu munsi niyo ishobora kuzavamo impinduka zikomeye z'ejo hazaza. Komeza kwiga, ukomeze gutera intambwe imwe imwe, kandi wizere ko buri cyemezo cyiza ufata uyu munsi kiri kukwegereza ubuzima ushaka kubamo. Niba iyi video yagufashije, ntibagirwe gukanda like, gukora subscribe niba utarayikora, ndetse no kuyisangiza n'abandi. Murakoze.